Turabasuhuje inshuti mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, dusuhuje abadukurikiye bari mu mihanda, bari mu ngendo, bari mu kazi, waba urwaye, waba uri mu bitaro, waba umeze neza, turagusuhuje. Nyagasani Yezu akomeze kubaha ibyiringiro. Turagusuhuje nawe udukurikiye umeze fresh, mwibutsa ko kugira ngo uba umeze gutyo ari Imana ibitanga kandi nta kiguzi duha Imana kugira ngo tube tumeze neza. Niyo mpamvu uba umeze neza, ufite inshingano kuri iyi si zo gutuma abandi bamera neza. Ufite inshingano kuri iyi si yo gufasha abakeneye ubufasha batameze neza. Ni nayo mpamvu uyu munsi ngira ngo wowe utaragize amahirwe yo kwiga ubuvuzi, by'umwihariko ishami ry'ububyaza, ndagira ngo turebere hamwe uyu munsi uko ushobora gukora ubutabazi bw'ibanze, ukaba wabasha kubyaza umubyeyi mu gihe inda cyangwa se bise bimutunguye, uri mu nzira cyangwa se uri mu rugo, ahantu aho ari hose waba uri hategereye ikigo nderabuzima, ukaba wabasha kumufasha bitagusabye kuba warabyize, bitagusabye n'ubwenge bwinshi, ukabasha kurokora ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Mwibutsa wowe utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo uyikande kugira ngo tujye tubana igihe cyose ku biganiro by'ubwenge kuri Xplanet TV. Hano ni kuri Xplanet TV, jye wumva nitwa Emmy Miami. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu gihe cyose tugufitiye ibiganiro by'ubwenge nk'ibi ngibi. Twihuse rero, hari ikintu cy'ingenzi uba ugomba kumenya wowe mutabazi ugiye gutabara umubyeyi n'umwana ugize ikibazo bari hafi yawe. Ntabwo ugomba guhangayika cyane, ibintu byoroshye gutanga ubufasha kandi ni ibintu biba bitagusaba ubushobozi bwinshi cyangwa ubwenge bwinshi. Nawe wafasha wese, uwo ari we wese ukurikiranye iyi video, ushobora kugira ubwenge bushobora gutuma ufasha abandi mu gihe cya nyacyo kandi kiri ngombwa, ukabasha kurokora ubuzima bw'abantu. Twihuse, ikintu uba ugomba kumenya iyo umubyeyi agiye kubyara, ibise biramufata akababara cyane kugeza aho atabasha no kugira ikintu na kimwe akora, haba kugenda, haba ibintu byose, nta kintu na kimwe aba ashoboye gukora. Ikintu uba ugomba gukora rero ni ikintu kimwe gusa. Ugomba guterura uwo mubyeyi ukamurambika ahantu, ukamuryamisha ahantu heza, ukaharambura nk'akantu ku buryo hatari ku zuba, atari no mu bukonje bwinshi, kuko umwana ashobora guhura n'ikibazo mu gihe yahuye n'ubukonje bwinshi cyangwa izuba ryinshi. Ikintu ukora ni uguterura umubyeyi ukamushyira ku ruhande ahantu hari agacucu hameze neza, hari oxygen ihagije, ukamuryambikaho, ukamukuramo imyenda, ukageza no ku kenda k'imbere nako ukagakuramo, hanyuma ugakora ibi bikurikira. Tugarutse rero, turacyari kuri Xplanet TV. Wewe nkwibutsa, wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe, dukomezanye neza, ukomeze uryoherwe no kunguka ubwenge, kandi tuzabana neza mu biganiro byinshi bitandukanye, ukomeza kugubwa neza, wiyungura ubwenge hano kuri Xplanet TV. Twagiye rero, byaba byiza wa mubyeyi wawe ugiye kubyaza umufashije ukamubonera fanta, Coca-Cola, ngira ngo mwese murayizi. Coca-Cola ifasha nayo buriya kongera ibise. Ubonye ahantu yimukurira kuri butike ikwegereye, urayimuzanira, akaba wayimuha akayigotomera, nayo ifasha kongera ibise ku buryo umwana bimufasha kubona imbaraga zo gusohoka neza. Ikindi kintu uba ugomba kumenya, burya iyo umwana agiye kuza, igitsina cy'umudamu cyangwa se cy'umubyeyi kiraguka, ukabona kisa n'ikiri kwifungura. Ikintu ukora ni ugukaraba intoki neza, cyangwa se ugakoresha umuti wica mikorobe, ugasukura intoki zawe zikaba zisa neza, ugakora mu gitsina cy'umudamu gake gake, ukumva umutwe w'umwana. Iyo uri hafi urawumva. Ikintu ukora ni
fata akantu k'agatambaro gasukuye neza, ugakandisha intoki hepfo y'igitsina cy'umubyeyi, kuko iyo ari kwikanira umwana ashaka kuza, urura runini bamwe bita anus, kari agace ko ku ruhande, ubwo niko nshatse kuvuga, ubundi barwita grand intestine, kari agace ko hasi nyine umwanda usohokeramo, niko nshatse kuvuga, kaba gasa n'akari gusunikwa kaza inyuma mu gihe umubyeyi arimo yikanira umwana ashaka gusohoka. Ikintu ukora ni ukugakanda ugasubizayo, ufasha umwana gusohoka wagura igitsina cy'umudamu ukoresheje intoki ebyiri zawe. Umwana ubwe ujya kubona ukabona umutwe uraje. Ikintu ugomba kumenya, umutwe uza ureba hasi. Mu gihe umwana rero arimo kuza umutwe we ureba hasi utangiye kugaragara, ikintu ugomba gukora ni ukwinjiza intoki hejuru y'umwana, ni ukuvuga ngo ni ku gice cyo hejuru cy'igitsina cy'umudamu ugaramye, winjizamo intoki gakeya, gake gake, hafi aho uhasanga icyo bita urura. Urura sinzi ukuntu abantu benshi mwarwita amazina atandukanye, ariko aba ari umugozi ugaburira umwana, uhuza umwana n'umubyeyi we, ngira ngo benshi muraruzi, ntiriwe mvuga nsobanura byinshi aho ngaho, benshi murabindusha. Urura ruba ruri hejuru, unyujije intoki hejuru y'umutwe w'umwana, urusanga mu irugu, ukarukurura gake gake, ukarurenza umutwe, ukarugeza imbere y'umutwe, ni ukuvuga ngo mu gice cyo mu maso h'umwana urimo kuvuka. Ubwo umutwe uba wasohotse ari wonyine. Ikintu ukora iyo umajije gukuraho urwo rura, ikintu ukora ufata umutwe w'umwana mu biganza byombi ukawubumbatira, ukawuhindukiza, ukawurebesha iburyo bwawe, ni ukuvuga ngo ni ibumoso bw'umubyeyi. Umutwe uba uri kureba hasi, ukawubumbatira mu ntoki, mu matama yombi uyafashe uyabumbatiye mu biganza, ukawuhindukiza, ukawurebesha ibumoso bw'umubyeyi, ni ukuvuga ngo ni iburyo bwawe, umwana akareba hirya. Ikintu uhita ukora aho ngaho udatinze, uhita usa n'ukurura umwana, uba ufashe umutwe ariko uwubumbatiye wigengesereye, kuko uba woroshye, ugasa n'ukurura gake gake uganisha hasi. Uganisha hasi gake gake mpaka urutugu ruhingutse rw'ibumoso bw'umwana, ni ukuvuga ngo nirwo ruba ruri hejuru iyo uri gukurura ugana hasi. Iyo rumaze kugaragara rutaravamo rwose, wirinda gukomeza gukurura kugira ngo umwana adahera mu matako y'umubyeyi, ukongera ugakurura urundi ruhande rwo hasi uruganisha hejuru, n'urutugu rw'iburyo bw'umwana rukavamo rukagaragara. Ikintu uhita ukora, ibiro by'umwana burya biba biri aho hejuru cyane ku gihimba cyo hejuru, ahita avamo byihuse. Ikintu uhita ukora, akaboko kamwe kamufata hafi mu ijosi no mu bitugu, akandi kakafata hepfo icyarimwe n'urura, kugira ngo umwana atababara cyane, kuko urura ruba rukimufatanyije n'umubyeyi. Ikintu uhita ukora iyo umaze kumukikira gutyo, akaboko kamwe ndabibutsa ko kaba gafashe hafi mu irugu, mu bitugu no hafi ku ijosi inyuma, benshi muhita mu irugu, akandi kaboko kaba gafite urura. Ikintu uhita ukora, wiyambaza umuntu hafi aho, agafata akagozi keza gasukuye, akazirika rwa rura muri santimetero nka 40 kugeza kuri 45 uturutse ku mwana, akazirika. Muzi ukuntu umuntu wakomeretse ari kuva amaraso menshi ashobora kwihambira kugira ngo amaraso atava, nako zirika rurarura muri santimetero 40 kugeza kuri 45 uturutse ku mwana, ugahambira kugira ngo umwana ataza kugira ikibazo. Rurarura uraruhambira neza, noneho ugataruka santimetero 20 ugana ku mubyeyi
ubwo turi kuvuga kurura, turi gukurikirana urura, naho ugahambira akagozi keza gasukuye mu buryo udakanyaga cyane, kuko wanaruca ikintu ukurikizaho hahandi hagati ya ka kagozi ka mbere n'akandi harimo santimetero nka 20, hagati ikintu ukora ni ugufata, wafata akembe, wafata akamakasi keza ariko gafite isuku, icyo uhita ukora ni ugukata rwarura hagati na hagati ya twa tugozi waziritse. Iyo umaze kubikora bibaye byiza, ukabona agaheha abenshi mu cyongereza bita straw, ukavoma amatembabuzi aba yagiye mu kanwa k'umwana, ukayacira, uyavomesha agaheha, ukamushyira mu kanwa ukayavoma, kuko aba ari mu kanwa atuma atarira neza, kandi no kuyamira ntabwo byaba ari byiza kuri we. Urayavoma inshuro nk'ebyiri ukayacira, ntabwo aba ari menshi, wamara kuyavoma ukaba wakihutana umubyeyi kwa muganga n'umwana, ariko muri ubwo buryo umwana uramufubika neza, ukagenda ukora icyo nakwita nko kumukarisa mu mutwe cyangwa se mu ruhanga no ku nda, umwana bimugwa neza cyane, hanyuma ukihutana umubyeyi kwa muganga n'umwana bakabona gufashwa. Ariko izi nzira zose iyo wazikurikije neza, umwana abasha kuvuka ari muzima ndetse ntanahere mu matako umubyeyi, mu gihe wakurikiranye gahunda zose neza uko zikurikirana. Niba wowe utabashije gukurikira neza, wakongera ugaplayinga this video ugakurikira neza ukuntu step by step, I'm sorry for my literal Kinyarwanda, step by step, ukuntu steps zikurikirana. Iyo ubashije kuzikurikiza neza nta na kimwe ucurikiranyije n'ikindi, umwana abasha kuvuka ari muzima kandi n'umubyeyi akabasha kubyara ari muzima. Hanyuma nyuma y'iki gikorwa uhita wihutana umubyeyi kwa muganga bagahabwa ubundi bufasha, ariko iby'ibanze uba wabikoze, umwana nta kintu aba kibaye n'umubyeyi nta kintu yaba, ukoze ikintu cyiza cyane kandi Imana ikakiguhera umugisha. Atari ngombwa ngo ube warabyize, atari ngombwa ngo ube ufite ubushobozi bwinshi, nta mafaranga menshi bisaba, nta n'ubwenge bwinshi bisaba, ukaba ugize neza cyane. Nkwibutsa wowe utarakanda subscribe, nkwibutsa kuyikanda. Iki nicyo gihe cyo gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byinshi bitandukanye by'ubwenge. Njye wumva ni Emmy Miami kuri Explanet TV. Ciao ciao.